Bavandimwe rero reka noneho nangire ngaragaza igisubizo Bibiliya itanga ku kibazo twibazaga. Bibiliya ivuga iti, iravuga ngo nta muntu n'umwe ushobora kuza kuri Kristo atari Imana imureheje. Ubundi mu rurimi rwiza ni nta muntu n'umwe ushobora kuza kuri Kristo atari Imana imumuzanyeho. Byagenze bite rero? Bibiliya igaragaza ko hari ikintu cyitwa gutoranywa kw'abazizera Kristo. Abizera Kristo Bibiliya rimwe bita intama, wenda muri Yohana 10 twabibona, ahandi ikabita umugeni wa Kristo, abavuye mu bisebye, kumwe nyine umubyeyi abyara ababaye ariko akabona umwana akishima. Niko birigereranya itorero ry'Imana. Ndetse abo bandikana bavuga bataranizera. Nibyo Kristo yavugaga muri Yohana 10, aravuga ngo hari izindi ntama zanjye, ngo nazo zizumva ijwi ryanjye zinkurikire, nzaziha ubugingo buhoraho. Nuvuga yavugaga ibintu bizaba. Murabyumva? Igice cya 10 cya Yohana aravuga ngo, kamere ku murongo wa 25, Yesu arabasubiza ati, nababwiye ariko nimwizera, kandi n'imirimo nkora mu izina rya Data nayo irampamya. Ariko nimwizera kuko mutari abo mu ntama zanjye. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi, kandi zirankurikira. Ntizizarimbuka na hato, nziha ubugingo buhoraho, kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawazazivuna mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta bose, ntawe ubasha kuzivuna mu kuboko kwa Data. Njyewe na Data turi umwe. Murabyumva? Bavandimwe rero, icyo nshaka kuvuga ni iki. Ndashaka kuvuga ko hari ikintu Bibiliya yita gutoranywa kw'abantu bazizera. Ari bo Bibiliya yita intama, ari bo yita umugeni wa Kristo, ari bo Bibiliya yita abavuye mu bisebye. Iki kintu rero gisobanuye iki? Iki ni ikintu gihura buri gihe no kumva abantu batagishaka. Abantu bakicyumva basaza imigeri. Ariko koko birumvikana, nta kabuza, ntabwo ikintu cyambura umuntu ijambo mu bijyanye n'uburyo azabona ijuru. Kandi abantu uyu munsi birirwa barerwa babwira ko bashoboye, aribo bagena. You can determine your destiny, you have potential. Murabibona ibintu biba byuzuye mu isi. Ariko ndagira ngo tujyane twitonze, dutega amatwi. Ugira ikibazo aze kukibaza. Ariko niba Bibiliya ihamije ibintu, twaba turi abanyabwenge gusa tubyemeye ko nguko ibivuga. Nibyo umugabo umwe yigeze kubwira undi ngo, kuva ubayeho nturibwira ikintu cy'ukuri kuri wowe, mu gihe ibyo wibwira kuri wowe binyuranye n'ibyo Imana ikuvugaho. Niba Imana ivuga ngo ubwiza bwawe bufite umubiri ni nk'ubwatsi, wowe ukavuga ngo wowe uri igitangaza, ngo you're walking in the power, ngo you know who you are. Murabyumva? Ni ikimenyetso cy'uko kuva aho nk'ubwo icyo utekereza si ukuri kuri wowe, kuko utekereza ikintu kiba ari ukuri kuri wowe mu gihe ibyo Imana ikubwira ari byo wiyizera kuri wowe. Niyo waba ubona uri igitangaza, Imana ikakwibutsa ko turi igicu kiri aho ejo kizaba cyaciyeho. Ukwiye kwizera utyo. Iti rero ubwo bimeze bityo, mbega ukuntu tubaho, dukwiye kubaho twirinda. Ariko singiyo, ndashaka kumenya iki ngiki. Rero nitubigarura kuri iyi ngingo, igitandukanya abantu babiri, ba bandi bose bakomoka kuri Adamu mu rukiryi rumwe, ba bantu bose twese tuvuga turi abanyabyaha, turi muri gereza imwe yo gutwarwa na kamere, yo kuba ibibi bitukomokamo bitwanduza bitava hanze yacu, ahubwo biri muri twebwe. Nuko hari abo Imana yatoranyije ubugingo buhoraho. Abo nibo bitwa intama z'Imana. Ikabatoranya ryari? Nibyo tuza kuba tureba. Ariko reka maze se nutanga igisobanuro cyoroshye. Gutoranywa ni iki? Kw'abazizera. Ayo magambo ndayavuga nyitonde kandi mutagira ngo arimo arancika. Gutoranya kw'abazizera ni ukuvuga ngo n'ubundi ntawe uzajya mu bwami bw'Imana, uzajya mu ijuru atizeye Kristo.
nicyo Imana yashyizeho nk'ikiraro kihuza n'ikiremwa muntu, ko ari we wagupfiriye, ko yishyuye umwenda w'ibyaha byawe. Ariko kugira ngo ugire ubwo bushobozi bwo kubigira, nanone ni Imana itangwa n'Imana. Mu yandi magambo, kwizera ni Imana itangwa n'Imana, ihabwa kuki hari abayihabwa, ni uko batoranyirijwe ibyo ngibyo. Gutoranywa rero n'Imana ni iki? Bivuze ko hari abantu bamwe, ubwo mvuze bamwe si bose, kuko ntabwo gutoranywa byaba gutoranywa hatabaye bamwe basizwe. Muri bamwe hari abantu bamwe muri bene Adamu, ba bandi bavuka bapfuye mu buryo bw'umwuka, batandukanijwe n'Imana kubera gukunda no kuyoborwa na kamere yabo. Abo bantu bamwe Imana ubwayo yihitiyemo ngo igihe nikigera bazizere Kristo. Ngiki cyo byise gutoranywa n'Imana. Ni abantu Imana yatoranyije, nk'uko Abefeso bivuga igice cya mbere, mbere y'uko isi iremwa, mu ndimi zose, mu moko yose, mu binyejana byose. Ndavuga icyo ubwo, ndavuga ngo niba mu isi wenda guhera uyu munsi kugera mu myaka 100 iri imbere hari abana bavutse, tuvuge ngo niyo generasiyo yanyu isigaye, kugiye bose bazaba bamaze gupfa bavuye mu isi. Muri abo bana harimo ab'Imana yitoranyirije, bagomba kwizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bazabwirizwa bakizera ubutumwa bwiza. Ngiki cyo birayita gutoranywa n'Imana. Kandi si ugutoranyizwa, hari ahantu iyo tuvuze gutoranya, hari igihe hari ugutoranya Imana itoranya umuntu imuhamagarira umurimo, nka ko ryavuga ngo Paul yaramutoranyije kugira ngo azabe umwigisha. Ariko kurya Imana yatoranyije Dawidi ngo abe umwami. Ariko ikindi mu mvuga ni itoranywa riganisha ku bugingo buhoraho. Nibyo bavuga mu Byakozwe n'Intumwa 13, ariho tujye ku ngingo ikurikiyeho turi bwibande, ngira ngo nerekane proof y'ibi turimo twiga. Havuga ngo umurongo wa 48 Byakozwe n'Intumwa ngo abanyamahanga babyumvise batyo barishima, bahimbaza ijambo ry'Imana. Abari batoranyirijwe ubugingo buhoraho bose barizera. Bari batoranyirijwe ikintu specifically, si ukuba abami, si ukuba abigisha b'ijambo ry'Imana, ahubwo bari batoranyirijwe ubugingo buhoraho.